kanya kari buze nakubwira nti kora subscribe, utange ibitekerezo, ukore share kugira ngo n'inshuti yawe izaze imenye guteka capati ndetse n'ibindi tuzateka mu minsi izaza nayo izabimenye. Muri aka kanya rero dufite ifarini ingana n'ikiro kimwe, dufite isukari ingana n'ibiyiko 4, dufite umunyu ungana n'utuyiko 2 dutoya, dufite amavuta angana n'ibiyiko 2 tuza kuvanga muri ya farini yacu, dufite amazi turi buze kuvanga muri iriya fu kugira ngo tubone igifunyango cyiza, ariko aya mazi ni akazuyaze ashyushyemo gakeya. Dufite ifarini tuza gukoresha dukaraga capati yacu kugira ngo ize kuba itari gufata ku meza. Dufite amavuta ya bere, aya ni amavuta meza abantu bakunda gukoresha atagira ingaruka, ni meza cyane, niyo tuza kwifashisha dusiga kuri ya capati yacu turi gukora kugira ngo imere neza, uri buze kuza kureba mu kanya uko biri bimeze. Dufite icyo tuza gukaragisha capati yacu kugira ngo tuyikore neza, dufite noneho n'icyuma turi bukoreshe ya mavuta yacu ya bere cyangwa se bata dusiga kuri capati kugira ngo ize kuba imeze neza. Urabibona mu kanya biraba ari byiza cyane. Tugiye kuvangamo ya sukari yacu tuyishyire muri ya farini, dushyiremo noneho na wa munyu, tuvange kugira ngo vangike neza ifarini, isukari ndetse n'umunyu. Vange neza tugiye kongeramo ya mavuta yacu, nayo tuvange neza, tuvange kugira ngo amavuta yacu avangike na ya farini. Aya mavuta tuba dushyizemo niyo atuma capati yoroha ikaba nziza cyane. Tugiye gushyiramo ya mazi yacu y'akazuyaze, arashyushye ariko si cyane kuko nayo aba ari meza kuko atuma capati yoroha, ariko turagenda dushyiramo makeya, tuvange, ngere dushyiremo, tuvange. Ikirango cyacu murabona ko kimaze kumera neza. Tugiye gupondera ku meza kugira ngo yegerane neza, shyiraho agafu kugira ngo bitaza gufata, tuyiponde nibura nk'iminota 5 kugira ngo ikirango cyacu kize kwegerana neza. Ikirango cyacu kimeze neza cyane, urabona ko kimeze neza, kiroroshye. Nibura iminota 5 nk'uko nabikubwiye. Ubu ngubu icyo tugiye gukora, tugiye gufata igifunyango cyacu tugishyiremo hano, dutegereze nibura iminota 20 kugira ngo kize kwegerana neza. Tube dutegereje iminota 20, noneho nyuma y'iminota 20 turaza gutangira capati zacu. Igifunyango cyacu kimaze iminota 20, tugiye noneho gutangira gukora capati yacu. Urabona ko cyamaze kwegerana neza, turifashisha ka gafarini kacu, twongere dupondeho. Ikirango cyacu tumaze kugikaraga, tugiye gukuramo utuntu 10. Bivuga ngo igifunyango cyacu kingana n'ikiro kimwe kiravamo capati 10 kandi nziza.
zacu 10 zivuyemo. Zinga gutya capati yacu, ukayikara gutya, ugafata indi, ukaraga nayo, gutangira gukaraga noneho capati yacu, urabona ko imeze neza. Tuyikarage, dushyireho agafu gake gakeya kugira ngo bidafata ku meza. Aho tugiye gushyiraho ya beri yacu. Iyi beri iba ari nziza, nta ngaruka igira ku mubiri wacu, iba ari nziza cyane. Ariko utabashije kuyibona ushobora gukoresha marigarine cyangwa se amavuta asanzwe ariyo yose, ugasigaho gutya. Sigaho gutya. Iyi beri dushyizeho ituma ya capati yacu iza yoroshye cyane, kandi ubona ifite utuntu tudutaje tudupapuro tugiye tukerekeranye, niyo mpamvu yitwa leya capati. Birangije ushyiraho agafu. Aka gafu rwose gatuma ya capati itaza gufata mu gihe uyizinga, kandi nanone aka gafu rwose iyo capati uyitetse karashya nako kakavamo, ndetse capati ikaza gushya neza. Ugakaraga gutya capati yacu, ukayikaraga gutya, wamara kuyikaraga ukayigira gutya kugira ngo irambuke neza, ubundi ukayizinga muri ubu buryo, ukayigobeka gutya, urabona ko ihise imera neza. Ukayigobeka gutya, ugatereka capati yawe hariya, ukazana indi, agafu, gakaraga yawe uroroke, noneho ukayizinga.
capati zacu tumaze kuzizinga muri ubu buryo, ubu igisigaye tugiye gukaraga imwe imwe noneho kugira ngo noneho tubone capati tumaze kuyirambura, ubundi tuhite tujya kuyiteka. Ndakwibutsa ko kwa kundi twayikase mbere tujya kugira ngo dukuremo izi 10 wakoresha n'icyuma nta kibazo. Tangiye capati yacu noneho kugenda tuyikaraga gake gakeya, dushyiraho agafu kawe, agafu kenshi kubera ya bata yacu cyangwa se beri yacu kugira ngo capati idafata ku meza. Genda ukaraga gahoro gahoro uhindura, nuko urabona ko yoroshye rwose. Zacu ni umuhondo, murabona ko ari umuhondo kubera ya beri yacu. Hano ndashyira agafarini kubera ko ndi kugenda ngereka kugira ngo zidafata, noneho tuze kuza kuzitekera rimwe. Dukomeze iyi ngiyi, genda ushyiraho agafarini kugira ngo bidafata ku meza. Capati nziza iba yoroshye cyane rwose, nziza. Aho mu rugo wajya uyiteka, ahantu hose wayiteka, kandi abo yihaye bakanezerwa bakishima cyane. Ntabwo igoye cyane kuyikora, ukayikaraga kandi ku buryo iba ireshya hose impande zombi zose, ukabona ko ireshya rwose. Capati zanjye maze kuzikaraga, mu kanya turagenda kuziteka, ziri bube zoroshye cyane. Tutangira guteka capati zacu rero, pano imaze gushyuha, tugiye gutangira kuyiteka ku muriro muke muke kugira ngo ishye neza. Kandi nkwibutsa yuko mu kuyiteka ugenda utekesha amavuta make make, kuko burya amavuta menshi ntabwo ari meza. Turagenda tugaragura ku muriro muke muke, twongeze muke mukeya. Utuvuta ndadushyiramo nyuma capati yacu imaze gusa nkaho igiye gushya. Turagenda tureba ko ihinduka akarangi, umuriro muke mukeya kugira ngo capati yacu ize gushya neza. Garagura kugira ngo indishya impande zose. Tugiye gushyiraho utuvuta twacu dukeya, capati yacu ize kuba yoroshye. Amavuta makeya kubera ko hari ayo twashyizemo mbere, na ya beri yacu twashyizemo. Ihindure, ngiye dushyire kuri uruhande rwo hejuru. Itangiye rwose ishya, genda uyikaraga gutya kugira ngo impande zose capati ishye. Tuyihindure ku muriro muke muke, gabanya umuriro.
itangiye kuzana irangi, itangiye guhindura irangi rwose. Capati yacu irahiye, iroroshye, ukuntu yoroshye, urabona ko yisatuye rwose. Hanagure kugira ngo tutanduza capati yacu. Duteke n'iyi ngiyi, twongeze umuriro muke mukeya nayo. Ntabwo capati zacu rwose zatangiye zimererwa neza ngizi. Ku muriro muke mukeya, yihindura kugira ngo ishye impande zose, ku mpande ishye. Tuhindukiza tureba ko yahinduye kugira ngo tuze kuyihindura. Shyiraho twa tuvuta twacu noneho dukeya nanone. Umuriro muke muke bituma capati ishya, igashya neza itababutse. Tukayihindura umuriro, tugashyiraho n'utuvuta. Capati yacu itangiye guhindura irangi nayo, gabanya umuriro kugira ngo itaza kubabuka. Capati zacu zirahiye, kugira ngo murabibona neza, igiye ifite udutaje rwose, igiye ifite udutaje. Capati zacu zirahiye kandi ziroroshye cyane. Iroroshye, capati yacu iroroshye cyane rwose. Urabona ukuntu igiye irimo twumba kubera kwa kundi twashyizemo akamarigarine, niyo mpamvu yitwa Royal capati. Capati nziza rwose, nayo wawe wayikora, iroroshye cyane, iroroshye, iravungagurika cyane pe. Ni capati ufata ukarisha n'ibyo kurya ushaka byose, kuko ibiryoshye, iravungaguritsa. Ni capati nziza cyane. Wakoze kunkurikira, mwakoze kudukurikira rwose kuri channel yacu. Muzagaruka ubutaha bafitiye amatsiko y'ikindi tuzakora. Uzaba uhari rwose, kandi ukore subscribe, utanga ibitekerezo. Niba wifuza kumenya uko itekwa, hari icyo utamenye rwose, kandi hariya hasi unyandikire umbaze, nzakubwira. Nawe utaha rero mbategura ikindi tuzakora, uzaba uhari, kandi kora share kugira ngo n'inshuti zose zizabe zihari.